umwami w'inyamirambo arazwi nta wundi ni Ramakweli MC Mahoniboni Neskiki number 1 urabizi neza ko yari umushuti wanjye wa hafi cyane. Icyo namuvugaho ni umuntu wibuka abantu yasize inyuma, yari n'umuntu ushimishije usetsa, umuntu w'umukomediye. Hari abantu bazi ko ari umukomediye mu ndirimbo gusa, ariko we yari umukomediye. N'igihe mutarakora indirimbo, n'igihe mutararikodinga, bizabwegera kumurikodinga studio yose mbavu twazifashe kubera kudusetsa. Kuva yagenda yagarutse rimwe, ariko agaruka ari muri gahunda ze ziri privé. Yemeje yabanje kujya South Africa kurangiza amasomo n'ibiki. Nyuma yaho ngaho buretse ko no muri iyi projet DMS ari mu bafondateri b'iyi projet Local Star. Barimo gukurikirana BigTown TV muri Local Stars. Twahuye n'abantu benshi batandukanye, akaba harimo na uyu mugabo murimo kubona imbere ya kamera, akaba yitwa Ramakweli. Ramakweli, welcome to BigTown TV. Asante sana. Umeze gute cyane? Meze neza, nyakamisha. Ramakweli, imyaka ufite ngiye kununzi, ariko uracyameze nk'umwana muto ufite imyaka 16. Ibanga niri urakoze Bakti. Ibanga nta rindi, no gukora siporo no kwirinda kurya cyane. Twirira rimwe ku munsi, ubundi tukihata siporo. Bishobora kuba ariyo mpamvu, ariko ubundi turashaje Bakti. Tuma abantu barambwira ngo uri umwami w'inyamirambo. Nibyo? Umwami w'inyamirambo arazwi. Ninde? Nta wundi ni Ramakweli. Nyamirambo bimeze gute? Nyamirambo ni sawa, bimeze neza, capati buri kimwe cyose ngo babubakiye imihanda ari ku marangi, ngo bimeze fresh kabisa. Ufite Nyamirambo nk'umuntu umaze nk'imyaka 10-15 atari Nyamirambo, uyu munsi umugejeje ashobora kwikanga, ashobora kwibaza niba ari Nyarutarama cyangwa se Kibagabaga. Niho hantu twabonaga ko ari ufite Nyamirambo harahindutse, habaye handi hantu. Arya abasitari bo b'inyamirambo, abaza abatangiye kera, abahari ubu ngubu bose urabazi? Hafi ya bose urebye ndabazi, hafi ya bose. Reka ndashaka ko dutangira kera kuri za Mahoniboni. Yego. Mahoniboni umuzi gute? MC Mahoniboni Neskiki number 1 urabizi neza ko yari umushuti wanjye wa hafi cyane. Mahoniboni afite no muntu ndamutse muvuzeho dushobora kuba namuvuga ibintu byinshi, ariko icyo namuvugaho ni umuntu wibuka abantu yasize inyuma. Uwo ni wo mwihariko muziho, na n'ubu ngubu n'aba bantu bo kuri street ntago yabibagiwe. Sinavuga amazina, ariko hari abantu benshi nzi neza bo kuri street na n'ubu ngubu agifasha. Harya yatwaraga moto? Yatwaraga Vespa. Vespa ifite amanuza, amasharme y'umuriro ukuntu. Kandi yatwaraga abagenzi? No, iriya Vespa yikoreshaga mu buryo bwo kujya gukora utundi tuzi turi ku ruhande ya music, kuko yari umukanishi akora amashanyarazi. So yari umuntu w'umushakashatsi, kari akantu kamufasha muri transport gusa. Kabisa nibyo. Ese music yaje kwinjiramo gute uyu MC Mahoniboni? MC Mahoniboni ubusanzwe navuga ko ari mu bantu ba mbere batangije hip hop, kuko muri za 1995 icyo gihe yakoraga ari indirimbo ze zacurangwaga kuri Radio Rwanda. Malaria, sinzi abantu babyibuka barazibuka. Iyo ni imwe muri kariyeri yatangiye. Nyuma yaho ngaho yagiye akora n'izindi ndirimbo zirwanya sida, zigize gute, kugeza igihe twaje muri 2002. Mahoniboni yari umuntu turi muri generation imwe, ariko nge ndi mu bantu bamwinfluenceje kuza muri TFP cyane. Yari inshuti, ari n'umuntu dukorana, ariko ubundi ubusanzwe Mahoniboni yabitangiye kera
guhera muri za 95 ni ukuvuga ngo ziriya ndirimbo zose mwabonye yaririmbye nyuma ni indirimbo yari yaranditse zari zaranditswe. Ubona ko mbere yaje akorera muri indirimbo za Naz, nyuma nibwo yahuye namuhuje na Bizbi, sanga yaraniganye na Bizbi muri primaire sibyo Kankigali. Urumva ko byahise byoroha, nibwo twatangiye gukorana indirimbo, ziriya ndirimbo nyinshi muzi zagiye zikorwa za MC Mahoniboni. Mfite amakuru ko ari wowe wamujyanye kuri TFP kandi nawe wongeye uranabisubiramo. Umujyanayo wamubwiye gute kugira ngo umujyane kuri studio za TFP? Pakisiti yo kumujyanayo wenda bisobanure neza, yakundaga kuza ariko icyo gihe TFP yari busy. Bizabu yari umuproducer umwe urumva akorana na Meddy, ari busy, so kugira ngo abone time y'undi muntu. Iyo wavuze Meddy abantu bashobora kugira Meddy Saleh ukora ama video ubu ngubu, nawe ni umuntu twatangiranye kariyeri ya music. So Mahoniboni nge nabikoze mu buryo bwo kumwenteresa, mu buryo bwo kwinjira muri TFP label ya TFP, ariko yarazaga akaza nk'umukiriya, ariko nge nkabona atagomba kubaho nk'umukiriya, ahubwo twakagombye nawe kumushyira muri label agakora indirimbo nta kwishyura cyangwa se nta zindi mbogamizi zirimo zatuma adakora music. Amaze kugera kuri TFP atangiye gukora music, Bizabu yamwakiriye gute nka producer muri iki gihe? Bizabu ntabwo yari kubura kumwakira kuko yari n'umuntu ushimishije, usetsa, umuntu w'umukomediye. Hari abantu bazi ko ari umukomediye mu ndirimbo gusa, ariko we yari umukomediye. N'igihe mutarakora indirimbo, n'igihe mutararekodinga, Bizabu yajyaga kumurikodinga studio yose mbavu twazifashe kubera kudusetsa. Ofete Bizabu yamwakiriye neza kuko bari baranasanzwe baraniganye muri primaire we na MC Mahoniboni. Nimba wibuka neza indirimbo ya mbere yasare kuri hariya ni iyi? Indirimbo ya mbere ni record yahakoreye muri beat itari yari free beat ya Naz, ariko mu by'ukuri baramucunga, niyo navuga. Indirimbo ye ya mbere yakoze kandi yari collab, ni n'indirimbo ngiye nanditse. Mbasaba ko twayuhuriramo nk'uko twakoranaga. Okay. Hari indirimbo yaje kumenyekana cyane, turi kumwe cyangwa se turi kumwe. Iyo ni kubaka izina, yakozwe muri 2008, turi gusoza 2007. Iyo ndirimbo nayo yakozwe na Bizabu, ariko igihe kinini Bizabu ibyo yabikoraga turi kumwe, nk'uko nyine ubona tukiri kumwe. Ariko iyo ndirimbo turi kumwe ni indirimbo ya MC Mahoniboni yamuvanye ahantu hamwe imushyira ahandi hantu, ariko ubundi na mbere yaho hari izindi ndirimbo yakoze nka Mama, baramucunga, Hip Hop Ipande n'igihe wayikoze urabizi, na indi ni nyinshi, indirimbo ni nyinshi cyane. Sasa uyu mugabo ikibazo nyamukuru ari hehe, yagiye hehe MC Mahoniboni kuko twaramubuze just like that? MC Mahoniboni arahari, aba muri Hollande kuva yagenda yagarutse rimwe, ariko agaruka ari muri gahunda ze ziri prive ku buryo atigeze ashaka guhura n'itangazamakuru. Ariko nzagerageza kumuvugisha kuko mu by'ukuri abantu benshi bakunze kumumbaza, ariko afite gahunda yo kuzaza muri 2025. Ubundi nyuma tuvugana mbwiye ko ashaka kuzaza muri 2025, ariko ibi bitaramo izi gahunda dutangije dufitemo igice tuzamukeneramo. Mfite gahunda yo kuzamwenteresa, turebe ko twazakorana nawe wenda mu mwaka utaha bishobotse. Ese hariya muri Hollande umugabo ari gukora iki? Music aracyayikomeza cyangwa yagiye mu bindi bitandukanye na music? Mu Hollande ntabwo Mahoniboni yakomeje, akigerayo yakomeje gukora music. Hari n'indirimbo yakoze nk'ebyiri eshatu, ariko urabizi nyine hariya kuvanga umuziki n'ubuzima buri hariya
biragoye cyane ariko ubu ntago navuga ko akiri muri kariyeri ya muziki cyane ariko ubundi mbere akihagera nibwo yabashije nko gukora indirimbo 2-3 ariko pour le moment nta makuru nshobora gutanga ya Mahoniboni mu bijyanye na music. Ndakubaza undi mugabo DMS yagiye hehe? DMS aba i Bukavu. DMS yabanje kujya South Africa kurangiza amasomo n'ibiki, nyuma yaho ngaho buretse ko no muri iyi projet DMS ari mu bafondateri b'iyi projet Local Star. Nk'uko bibona hari n'izindi projet yandikanye na Faisal imbere ntagomba kuvuga hano sibyo, ariko DMS arahari vuba ahangaha muzamubona ndabizi. Nawe ari ubu ngubu tuvugana ari Bukavu. Music nawe bimeze gute? Yarayipoesheje cyangwa bimeze gute? Music buriya ntago wavuga ko umuntu yayipoesheje. Umuntu wakoze music bikurimo ushobora kwibwira ko wayihunze ariko ubu uri guhungana n'ikintu muri kumwe. Still music ntago wavuga ko yayivuyemo, aracyari muri music. Ndahamya neza ko akiri muri music mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Okay. Reka dusoreze kuri project ya Local Stars. Project imeze gute? Project ya Local Star nkuko babibasobanuriye ni projet ije gusa nkaho igiye kubimburira kindi gice cy'abahanzi zabari na competition sibyo. Local Star uko mubibona ni projet nini izahoraho izagibaho buri mwaka sibyo. Nkuko babibasobanuriye ifite ibice nk'abingahe bitatu bitandukanye. So ni projet ifite umwihariko, ni projet ngira ngo buri munyarwanda buri ngeri zose bazibonamo. Buri ngeri iyo nshatse kuvuga buri ngeri z'abanyarwanda, waba uri muto, waba uri hagati, waba uri mukuru, seke na wa musaza ari igihe azajya yicara hariya muri salle abone umuntu performinze nk'indirimbo ya Sebanani. So uzaba ari umwihariko kuko nta ndirimbo yo hanze izaperformingwa uretse indirimbo zakorewe mu Rwanda z'abanyarwanda gusa. So icyo ni ikintu navuga ko ari umwihariko muri iyi competition itandukanye n'andi ma competition yatubanjirije mbere. So urabona izafasha abahanzi mu ruhe rwego, abahanzi cyane cyane bakizamuka cyangwa abari muri music kuko bose amarembo arafunguye? Izafasha abahanzi, ni ikintu cyiza kigiye gufasha abahanzi surtout kubijyanye na performance, kuko igihe cyose dushinjwa performance hano. Iyo abahanzi bacu bagiye kuri stage live iracyari hasi, ariko umwihariko ndumva hano umuntu wese tuzabasha gukorana ari kubijyanye na performance na live. Icyo kintu kizagira ikintu kinini gifasha abartiste bacu, surtout abartiste bakizamuka. Rama kweli niki na message ufitiye abantu bose bari gukurikirana BigTown TV? Nta yindi message mfite irengeje kubabwira ko barararitswe nyuma y'ibi Local Star sibyo. Ndumva ari ikintu, ari nk'indi chance tubonye sibyo, surtout ku bahanzi. Ariko ubutumwa nge natanga surtout ku rubyiruko nibitabire kino gitaramo. Ni igitaramo kigiye guhindura amwe mu mateka y'abahanzi. So icyo nifuza nuko bakwitabira iki gitaramo, ko nibwo butumwa nabaha surtout abajene muratumiwe. Ibindi umva nimugira icyo muzaturenganya ibindi, ariko
muratumiwe surtout abajene surtout abantu buri muntu wese wiyumva ko ashobora guperforminga neza sibyo ariko hano muri local star muratumiwe kandi murakoze big ese time. muri iyi minsi uri mu biki utaravanga imbere ya kamera zacu? En fait njyewe nari maze igihe kinini mpugiye mu bintu bijyanye n'ubwubatsi bujyanye na soundproof. Nakoraga ama soundproof. En fait nibyo bya bindi nabanje kuvuga muri music hari ukuntu wibwira ko wayihunze ariko uhunga ikintu nyine muri kumwe. Ntago nagiye kure cyane ya music sibyo. Nkora soundproof. Ni nakoze ama training ya engineering ya ubu ndi umu engineer muri soundproof. So production yo warayiretse? Production imaze igihe kinini ntayikora ariko vuba aha ngaha TFP izaba igarutse kandi tuzaba turi aho ngaho nk'abantu bazaba bari hafi. Kera wakubitaga indirimbo wakubitagamo somehow nyinshi cyane ndazifite ni nyinshi kandi abantu bakunda. Sinzi niba ushaka ko nkunyurizaho gato. Kabisa sijya bari fresh. DJ Ramakwel mtoto wa Kiafrika kazaliwa Afrika bado message Afrika sitoficha kwamba mimi mtoto wa Kiafrika sinzigera na rimwe guhemukira Afrika. Ako kanatosha nafikiri. Fresh sana sana. Supatol wapi? Supatol ari mu Bwongereza. Vuba aha ngaha tuzaba turi kumwe. Iyi projet ni igiye gukurura benshi ndabizi muzabona benshi mutari muherutse abo ba Supatol ba Casanova ba Mahoniboni abo bantu bose murararitswe nyuma iyi projet nko mu wundi mwaka amen tuzaba turi kumwe n'abantu benshi baba legend batangije music kuko iyo gutangira nibyo bigora ariko ibindi byo ndabizi ko muzaba muri kumwe n'abantu benshi mu mwaka utaha. Reka dutangire nyine nkuko twatangije ibindi bitugoye bituvuna puis nyuma muzabona icyo tuba. Thank you so much. Thank you. Yes, uyu mugabo turi kumwe nawe hano reka abanza babwire amazina ye ababwire ibyo akora maze muhite mumumenya nawe turi kumwe nawe hano muri press conference ya Local Stars. Murakoze nitwa Mokhtar Omar Sibomana ndi producer w'amafilme mu Rwanda. Yes. Cinema production ni gute yimukiye muri local? Nkuko mubizi nyine inzira yose igira ahantu itangirira igira aho ihera. Local ni njyewe local nabo mwabonye bose Local Stars ni turi mu bantu bari fondateur mu bintu bya industry ya music muri iki gihugu so na filme muri rusange. Local rero twisanze n'ubundi nkuko twatangiye music turi kumwe ubwo twagarutse turi kumwe nyine muri Local Stars. Music mwayitangiye nuko mwisanze n'uyu munsi mwayitangiye gute imeze gute mwisanze hano gute? Ngira ngo bagenzi banjye bagiye babivugaho cyane. Hari ikintu twatangije kera cyitwaga TFP The Future Production nicyo twese twabyurikiyemo twakuriyemo nyuma tugenda twagura haza izitwa za Line Production ni nabwo hagiye habaho amashami twinjira muri cinema kugira ngo twese buri muntu wese agire department twese tuzajye duhuriza hamwe. So bamwe bakomeje music nka career music abandi bajya muri filme abandi bajya muri videos gutyo twese tugenda tudevelopinga amatalent atandukanye. Niyo mpamvu buri munsi twagarutse hano muri za talent twagiye twiga tugeraho tugarutse muri The Local Stars n'ubundi dufite talent zitandukanye ariko turi abantu bamwe bakuranye bavukanye. Okay, ntabwo ndi bukubaze byinshi kuko byinshi bagenzi bawe babisobanuye. Iyi Local urayibona gute igiye gufasha iki abahanzi cyangwa abanyempano bo mu Rwanda? Njye by'umwihariko nk'umuntu uri muri industry ya cinema ndi muri Local kugira ngo
menye neza yuko umuntu wese uzaza cyangwa se umwana wese uzatoranywa muri iyi competition azabona ubufasha buhagije cyane cyane ku bintu bigendanye n'amashusho, hanyuma turebe ko twamuha ubufasha, turebe ko twanahuza. Urumva ibintu bya media entertainment bimaze gukura, habamo documentaries, harimo n'ibindi bintu byose bijyanye na videos. So mu gihe bamwe bazaba barimo gukora ibintu bya audios, hari n'abandi bazaba bari gukora mu bintu bya video n'izindi department zitandukanye. So rero ndi hano kugira ngo menye neza yuko umuntu uzinjira muri local stars cyangwa uzagira amahirwe yo gutoranywa muri local stars azaba afite ibintu byinshi byo kumushyigikira kugira ngo azamuke mu rwego rwa filime, mu rwego rwa documentaire, mu rwego rwa music ye by'umwihariko, kugira ngo natwe tuve ku rwego rumwe nk'abanyarwanda tujye ku rundi rwego, twicare dukora ama videos ari local cyane ku rwego rw'ubushobozi kandi tufite ubushobozi mu rwego nk'urw'abandi mpuzamahanga. Murakoze cyane. Thank you.